ni incuro zingahe nakwiyamye kunzanira inzererezi ngo ni umwene wanyu ngo muri nabyibushe mwese ngo muravukana siko cyangwa Yesu ubasurigira ibiki reba ngo ararira reba je nawe cyangwa ngombe gukora wenda mbona uzajya ni wawe kubera ubwesiko rugira reba ngo ararira reka tumahamagarire polisi nibwo mubibona ntabwo ari kurindira akagwaje sinaburiya uvuga umvira mu rugo n'iyi nzira uyibagirwe dore ukwasi tugenda This Derek again. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again. Amazina yanjye nyakuri nitwa Uwimana Doroseri. Naje i Kigali numva ko ubuzima bugiye kumbera bwiza cyane. Niyitirira ko ndi umwana w'inyamirambo ahantu ntazi. Ariko aho bingeze ni habi cyane. Rosie ako wowe uhamagara Claudine wowe kandi ko mperuka ibyawe byose wabijyana uje gukora iki hano ko nawe nujya uhinduka igihe cyose no kugira amahani ni ukuvuga nabi ubu se mbaye ngukumbuye cyangwa Claudine amukumbuye hari ikibazo abantu twabaye unkumbura njyewe ariko ndavuga nabi si wanyuje yego Rwanda mperuka narakwirukanye n'ibya Claudine ari mu byo wasize hano yego man cyakora genda kubaza uje gukora iki wanjye nta nubwo nyibamo hano uje gukora iki hano wabaye umukiri uva muri chambrette ntabwo da niyo mpamvu nabonye utuntu tw'amavuta hano nkayibera ariko ntago ari roho mbi pe yarenzanye mu rugo rwawe urabizi twarabanye yego biranga bibaho kandi nta naho bitaba kandi nawe byakubaho ushobora kubana n'umugabo mukananiranywa cyangwa mukanakundana nk'uko bijya biba ibyo ariko si nabyo byari binzanye ahubwo nashakaga gutumira Claudine mu bukwe mfite ubukwe niyo mpamvu nari wowe ufite ubukwe sawa uzagira urugo rwiza mama uzagira urugo rwiza wumvaga ko nje hano nje kuvuga ko mfite ikiriyo nicyo kintu wari witeze ushaka uba ufite ibyo ufite byose nta nubwo nge bindeve icyo ngwiyamye no kungarukira mu rugo mbabarira nshuti yanjye mbabarira n'undi munsi utazajya uzura kabuze sibyo ndakuzi ugira inzika nk'iziki tubyihorera icyari kinzanye cyane jewe icyo ngusabye singukeneye iwanjye twaratandukanye nta cyawe wasize hano ese nukunyibutsa ko twatandukanye ndabizi ko yatandukanye rero mbabarira umvire mu rugo kandi twubahane bebe uzi ko twubahane pe wagira ngo hano ne wajya hubakishijwe zahabu uranakodesha iwawe zahabu zacu ndakwiyamye mu rugo rwanjye ntabwo uri mushya kuri njye nanjye ndakwiyamye ubwiri uwo mukozi wawe ariko azaze mu bukwe bwanjye nimba bishaka cyane sawa ma n'ubukwe bwawe yewe gabageniwe ariko rwose cyakoze umugabo wawe ugukunze nawe yewe zaba ndebe by'abageni. Halo bite se shameze neza nta kibazo ndakomeye umva nkubwire rero impamvu itumye ngiye nguhamagara sibyo turi abavandimwe ariko kari agakobwa ngo ni ka Claudine niwumva i Kigali bakahanigiye kakabura umuntu ugatabara njye nimuzandenganya
nagahamagaye guhera kare nshaka kukabwira ibintu byakagirira umumaro kanze kunyitaba. Ubwo se kabikubwiye ryari? Njyewe ntabwo nyikora akazi ko mu rugo reka reka. Si wamenya asigaye afite amafilime yirirwa areba ubwo nibyo aba yabonye akaguhamagara. Kandi arengana nta kazi yandangiye. Urarandagira akazi ubwo aragafite ko abayeho nabi. Wumva nkubwire? Niba bishoboka wamubwiye ngo yanyitabye vuba vuba ko ari we bifitiye umumaro akareka kwanga kwitaba. Vuba vuba ndatangira ngo amagare. Sawa. Akashyamana none akashyaka none uko nakajungu. Yanchubwe nana. Yewe. Ko hano hataba n'umwana ngo tube tuganira. Yego raturakoze ko mwana. Isando. Meste semwana. Ntabwo urasoza akazi ko numva urimo woza ibyombi saa yine we. Kanya niba ndirebera dutente sha twiza ngo nimba ari twasandiriyo. Do kasandiro kambaye agakanzu. Ako shimana. Ngambwira mba nipebeje sha nyine mabuja araryamye. Wanyumvishe kuri Kiss FM se? Numva nawe nimo njya nyine numve cyakorode umishkuru cyakotoye kitankunda ngiye nyine. Nahise mushyira blacklist. Bitese nyine. Akanido ko mwakira uri kukanywa cyangwa sha uba wakakayira. Do kapucyuri akashyamwana kafite amasho. Inchu. Uzaze kunsura cyamabuje kidahari twirebera. Nzagushyiriramo. Ngonde? Ndayizi. Weko. Ego sha iyo. Mabuje ajya yishyiramo haje ibigabo sha bikabyina. Nzakagushyiriramo. Oya, babarire. Oya. Sawa, reka ndakuvugisha sha ari kudutente twere kuncika. Ndakuvugisha. Ariko rwose uricaye uratemaje mu ntebe zanjye. Ariko abatindi mwabaye gute? Ese tukiri muri chambrette ko ntakubona gugaramye mada? Niwe ndi kubaza. Rega niwe mbaza kudagiraga izinebe. Tagiraga. Izi ntebe ni izaso cyangwa ni izanyu? Hani sone aratamaraye mu ntebe zanjye areba televiziyo yanjye. Ariko cyakoze ubumba numiwe. Ubu ni ikigaragaza yuko iyo ntahari wirirwa uryamyemo. Wori igitambambuga wirirwa ugaramye nicyo cyakuzanye hano. Ndangije akazi. Warangije akazi. Iyo urangije akazi suza hano. Kuki utajya kuryama ngo naruhuke? Nditente hani soni. Nditente umuntu ungana nkawe w'agakecuru. Wowe ugende gake kuko we nakwica bakakumbaza n'undi munsi. Sinzoye kugusanga nibigutiya wanasanga kinuka n'inka. Mami mbabara noze ntabwo ndi kunuka ngo nawe. Mami? Ariko cyakoza naragenze ndabona pe. Umuntu ungana nawe ngenda kubyaye ndi nyina wa nyoko. Ndeba hano, ese kutandeba? Mami. Njewe usibye ko nariye nkarya neza. Wowe urabona ngana nawe. Usibye ko abantu bo mu cyaro mutajya mubyibuha, murya waje. Ese ubundi urya bijyaye? Ko mperuka ibyo ndya ari nawe urya ibya mbere bijyaye. Rero nundi munsi nguhe gasopo. Ndeba hano niwe ndi kubwira, nguhe gasopo. Nimba udashaka ko nzakwica bakakumbaza. Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma umpamagara nyoko. Sindi nyina wa nyoko, sindi na nyina wa nyogokuruza wawe. Uri kunyumva neza? Hito baba ruhaguruka nkubure jya kundebera ura mutipe ngo uri Patrick. Gira vuba ujya kunzara ibintu ko kimeze n'ibigutiya nk'ibya nyirakuru. Ajya ngo arandoza abatini.
Ese Claude uzajya unyitaba ari uko mbanje guhamagara bene wanyura? Cyangwa uraho iryo terabwoba? Ikindi kintu nzakuvuna kandi si ubwa mbere mbikubwiye. Ayo magambo ujya kubwira abantu biwanyu ngo ngiye ngo oshi, umva mbanze nkubwira ikintu kimwe gitumye nguhamagara. Zamuka duhurire hafi ya station y'iwanyu. Sinje aho ngaho nyokobuja nanyirukanye uri kumva, sori waheze mu nzu ukanga kuza kuvuga. Uba zamuka cyangwa ngiye nkuraburiza urabizi. Urabizi ko ibintu byose nabikubuza. Ihute nyine. Ubusere kuvuga ko icyo zose nagomba gatanya Mbagara ko uba muzima ugira ubwenge bite byawe ntabwo uri umugore namukubwiye ntabwo nakubwiye ukuntu uri umugore ateye noneho ushaka ko nanjye mbura akazi dufata ibikapu twirirwe twirukangana yego umva nkubwize ukuri sibyo mfite ibibazo by'ahantu ndara n'icyondya wowe ufite none se akazi bari bakurangiye reba imvura ijya gutuma inyagira n'umujyi no mu muhanda ikunyagire se wigize umuntu ushira isoni nuzi gukora akazi ko mu rugo my friend bisaba guceceka urajya guhangana na nyoko buja nta soni ibyo ngibyo tubyihorera umugore nagiyeho ntago muzi sibyo cyo kari mba warakoze mama ndabyihorera ibyanjye tubyihorera ubwo ikintu cyatumye ngiye ngushaka ntabwo ngiyewe ndimo ndagutereta kugira ngo ibyo bintu byumve nutabyemera uriya mugore ndamubwira ko papa wacu bavukana kandi ndabizi neza ko naramuka amenya ikintu ngitwara nawe aratakwirukana ngiye kuvuza induru abantu bamenye ibiri kumbaho iki zakubayeho nyirukanisha nganyirukanisha twirirwa tugendana nk'utwazi none turi turarana mu muferege nawe nararamo rero mu gihe wumva ukeneye gukomeza akazi ugomba kungaburira sigomba kubura cyangwa umbwire gufata akazi niko bimeze kandi n'imvura sinshaka gukomeza kunyagira amageni y'isi yose yaraje ajya muri wowe ndabona warahindutse birakuyobeye ibyawe uriyobeye okay niba utabishaka reka nijyana iki ubwira ibiki winyifatisha nakuretse gitego we nakuretse ngaho mva nkubwire tugende urasigara inyuma ndebe kuntu uriya mugore yasohoka akagenda sibyo kandi imodoka ye nikubona imodoka ye nikubona umbabarira imodoka yigira amaso banza unyumve wikwigira nkaho utazi ko yari ahari kuko urabizi si wo gutumye none se wavuganye nawe nyine simbwiye ko ari wowe wari ugutumye urasa undi muhanda wenda yakasa aragenda ibyo se birakureba ubwo se urabiyobewe ko nyakobuje ari bugende cyangwa bahari none wamenya gahunda ni ibiryo nashaka bahari ugenda umukire munsi y'igitanda ngenda ndashaka ibiryo ese ko ufite inda nini ukaba utazi gukora ntushaka gukora urashaka kurya okay ngewe nikora dina nyiramiruho nkwikorere uko ngira icyo mpfana nawe ngatuje shogoshera babara se nshaka amagambo menshi shogoshera ca hano tugenda iyo byangase urye umire ndebe ko uhita ugenda nge nimba ishaka ndanaharara kuko ntabwo nemera kurara mu mikoto ikigeragezo nawe izi ndirimbo z'abarokore ntizizakuvamo ikigeragezo sikarande kandi sinumurage tugenda fatwa hano ntabwo ngiye kwikorera fata shaduwe nta myenda ugira naguze iby'imyenda uko bimera nta myenda ngira si nambaye ni yawe urabona ijipo ibi ngibi nagaye izo wibye ntabwo ari izo wibye kora wazikuye he fata kwasi iyo nzobe yawe niyo igushuka ariko hari giza abumukara wowe se nuri inzobe fatwa yanjye ndayirinda we urayirinda bagira ngo urisige abana babiri wasize mu cyaro amazi ariko ndabatunze imbaherereza se wowe uri iki kwazi mare muri toilette Radi, isura. Umva rero, ngize gahunda yihutirwa kandi nshobora gutinda gutaha. Umfashe nuteka ibiryo biki. Ngiye simpari. Ndakuzi ukuntu ukunda kwaya wa mwana w'umukobwa wagira ngo ntiwaturutse hariya nzi. Uteka ibiryo bikeya ubundi ngiye simpari. Sawa, kanigende. Wakoresheje amakara ko gaze tuyikoresha ari uko umuntu yihuta uraba wihuta wogiye sawa kandi umenye urugo ibintu
byo kwirirwa gukina mu ntebe zanjye wasaze sinzi wahamagaye ibikozi byo hirana n'ibyahariye byose mukazana iwanjye simbishaka Korodi simbishaka pe sawa kanigende umuhanda mwiza se ni wowe utanga ibiryo gifite uruzi ukiranuka ari iby'abagabane twakira inshinzi y'ibiri he umva dorore ukadorora ubusawe injira aguciyeho wamubonye ego injira tebuka urye vuba dore ko kurya ubishoboye atari ikintu wiga ngwino umiragure vuba vuba sawa injira wipu sesho wavuye mu rugo yisha nahavuye ibintu wa muswankozi ibaze ko nari ngeze ku muhanda ngiye gufata bike urabizi ko ngiye imodoka yanjye ifite ikibazo umva ko itambwira ngo yagiye sha ahubwo se ruyibateza headphones zanjye ziri mu modoka yawe umva ibaze ko ntigeze nzibona ariko ngiye kugera mu rugo ningera mu rugo nahita nzikurebera sawa let me know sawa sha nubone ndimo ndarya bino biryo ugira ngo Shahanga umenye twa ibyo wanga twagira vuba ugende nagwa mbwiye ibiryo si ibiryo ntabwo bibonye iyo ngeso yo gutukana uzayisiga i Kigali ntibatuka yanda onera umuji tera umuji wowe se utukana ibingana iki naye nagutuka wowe naye nagutuka irya dororo cyaro ryangunditse kuri dororo ndakwiyamye ubu nturamugora nsanze aha irashitana imbana nayo gusanze aha ko yanyirukana kakwirukana ngeze mfite ahomba noneho urashaka ko mba nkawe niko nahoze nkubaza urabiryaho ntabwo ushima zo wanshimiye ko iyo utangira ubupfuye reka nkubwize ukuri mu bantu bagira inda bananiye ubamo kandi ntibinagaragara ko urya naba nanjye ndarya nkanabyibuha ndakugaburiye uje no kunyurira urangaburiye bizo z'amasengesho nkora ibi biryo se wabihashye ni wanyu se wese hano ni iwanyu ni wacu nyine simpaba reba hari ahantu ndara we bahabanye yaba hararaga desi ari iwanyu amaze aba nawe bacubiye urare wirukana biriya bikapu nibyo urujya uvuye dore ko umuntu ugira akomane uzi no gushima maze iki ngushima se wowe maze iki kuri uwo nkubwize ukuri nukomeza kuntera umujinya uriya mugore ndamurindira igihe agarukira cyose mubwire ko wowe so bakomeje kuranga wowe mubwire ungende bahurya umwe subize ko mfite nimero ye mbimubwire ngaho riki irya ariko nzajya nkugaburira nyirabwoba ugira ubwoba nuko wihagararaho nshaka ikintu cyo kunywa wakiguze hari icyo waguze ngo kikuzanire kandi izina ry'Imana ndamuhamagara nutama ikintu cyo kunywa ndamuhamagara ko ndabizi neza ko atabura ikintu cyo kurya ngo umuruhu ubonze inkumi agashiha katunyitse muri Iminsi mu rugo rwawe wataye abana babiri ntujye byego mwagabanya amagambo nakubwiye uze kunyurira uzashaka akazi ko mu se rugo wananshimye namaze wowe se abawe bari ntibari muri toilette gusa ntakibazo shagira ngo rabatukura niyo mpamvu nta hantu mara kabiri wagiye ugabanya iryo vugonyo ryawe uzi umuntu akubonye yagira ngo koko nyine uri umwana mwiza nawe nzi ndi umwana mubi wowe murebe ukwanga kubeshya ni kubi se warekeye noneho ufata abandi n'uyimara mu byo birakureba birandeba cyangwa birakureba wajya kwinjira mu byago ndi nkawe Imana yatumye mvuka mu muryango uvukamo niya nshaka izindi nyama ebyiri nyenye
fata ibyiza nakubwiye ngo nutama ikintu cyose Nyine nshaka fata uriya izi mugore zibiri. nzamubwira ko wowe dufitanye isano kandi azakwirukana. nturi ikigini Zana. uri umuntu urepaka Zana hano washyanu. zana njye kukuzanira zawe Weza nizo. Imiyungu nta kibazo. Imimo. mana we iyo urya iriho igufwa mana we byari igihe nkureba nkaba nk'umunyarwanda ngakabi gasekwa nk'ake none huragira ngo uba wicara Uretse mwereke. Kaze mwereke sha. Ntuzababare ngewe tuziranye. Yayigukatira iki? Amazi ari aha ngaha. Harya yagiragaye. niyo mpamvu ubwenge bwawe buba mu maguru ngaho nyereka ukuntu yari fanta Ndetse nzi mwereke. Singukoreye fanta. Uburana ari bugukata ahereye. Ariko wagiye useka. Gira rohombi. Yawe. Araguhita. kuko uhashwe ntago wakimureza Inkwaye ko. neza ubu nk'ibi bintu ndabishya Ariko ibi bintu ndabyita ngo ki kwakagoryi we wabuze ahandi hantu ucira ku bugenge bucira. niga Higo. ndekura Murakure. Ndekura Cyangwa usekurire muri urugo w'umiro. se iki kintu kibamo Reba amadayimoni ngareba ibintu uciriye. Ko ariko nakwihoreye bungusi mba nakumenya umutwe mbere yo kwisobanura. mwawumenye si wandekuye mwana Mbese nze ndekura nkwereke. Nge nzagukubitira muri Kigali. Gose muri kwigira ibi. Wowe niwe mbwira. Reba hano. Ako. Bebe. Nimba ungendaho nk'umuhanda, nimba urihwa mu kirenge cyanjye, nkawe urabaza iki wanjye. Niwe mbwira. Ugeze naho ugera mu rugo rwanjye, mana yanjye. Bebe nakwiyamye incuro zingahe Singushaka mu rugo rwawe n'ibintu byataye. Gusa kuza hanga umuntu akanywa fanta nayirimo amazi. Murabatindi bafata fanta mukajya kuyivanga n'amazi. Ibiryo biri aho ngaho bimeze nabi. Bebe. cyane, Ibyabaye byose nabirebaga. Ureba Kanze iki nkwereke se? video y'ibyo wakoze, noneho njyewe nguhamagarire polisi. Inde Kuko so wamugara nkubonye, njye ntago ninya polisi. ukuntu nkubonye wowe n'umugome wanaruga. Inde so ro. Singa iyi video nabafashe urimo urashyiramo amazi muri fanta. niki ndekura none ngo Gusa wowe wambye ngo mbikore. Ntacyo. Wari cyo cyabimbwiye. Ni incuro zingahe nakwiyamye kunzanira mwabujanje yambwe ngo ni umwene wanyu ngo muri nabyibushe mwese ngo muravukana siko cyambwiye se Uba surigira ibi. Reba ngo ararira ye. yaranica Reba ye. nawe Wemba mbona uzajya n'iwawe kubera ubwesiko rugira. Reba ngo ararira. Reka mbahamagarire polisi nibwo mubibona. Ufunge wacu. none se turaca Uriranye. nurire se gute simana yanjye Urabimenya polisi zakugeze. iwe ntabwo nabasha kure njye guca hariya uzamura rero Akugira nk'urwana. ntabwo ari urwana ariko ntabwo ugenda n'inyama zose wamiraho wegenda Inyama zose nagukubita cyangwa ntabwo ucika ngeze ndasigara nganzamura iyo utekereza ukumva gusa nta kibazo nitavuye. Amagara. Kupa wongera amagara. Kami, ariko garura. Action. Ngoma wagira ngo wabanduza bati. Urashoboka nyine.